Ndabizi si ubwa mbere yesi n'ubwa kabiri wumvise ijambo intambara yo ku rucuncu mu matwi yawe, ariko si intambara ubundi urayizi. Ku rucuncu hari he? Ibya rucuncu se wabimenya ute uticaye ngo ducocagure amagambo mu gucere ku mayange, maze nkakubwira ibya rucuncu yaciye ibintu igasiga inshuke zigacika imburagihe. Icyo ngusaba ni ukuntega amatwi ukicara maze ugakanda subscribe tukajya tubana mu biganiro bitandukanye. Nguhaye ikaze. Icyo wamenya nuko rucuncu yari umusozi wahitwaga Amarangara, nyuma muri Repubulika yitwa Komine Nyamabuye muri Perefegitura ya Gitarama, none ubu ni mu karere ka Muhanga intara y'Amajyepfo. Ahayingayinga mu mwaka w'1896 bishyira mu mwaka w'1897 niyo intambara yabyuye umutwe maze abantu barahatikirira. Ahari ku ngoma y'umwami Rwabugiri. Intandaro y'intambara nuko uyu mwami Rwabugiri yaraze umuhungu we Rutarindwa utaragiraga nyina agahabwa mukase ariwe Kanjogera, yamuraze ingoma nyine. Ikibazo abiru baje kugira nuko Rwabugiri imbere yuko intambara yo ku rucuncu iba, nuko bamubwiraga ko Kanjogera atazemera kuba nyina wa Rutarindwa kandi nawe yarabyaye umuhungu ariwe Musinga. Amateka akomeza avuga ko Rwabugiri impamvu yafashe Kanjogera akamuha Rutarindwa ari uko nyina wa Rutarindwa nyine yitabye Imana. Uyu yari Nyiraburunga wari waritabye Imana kera. Abiru bakunje bavuga ko ikosa Rwabugiri yakoze ari ugufata Kanjogera maze akamuha Rutarindwa azamubera umugabekazi, kandi yari asanzwe azi ko na mbere hose Kanjogera atakundaga Rutarindwa. Urwango rukaze rwarabyutse maze Kanjogera w'umugabekazi wakomokaga mu bwoko bw'Abega bwavagamo abageni b'ibwami. Nyiraburunga we yavukaga mu bwoko bw'Abasinga. Umwami wese we yimikwaga agombaga kugira umugabekazi. Icyo gihe umuntu yimaga ingoma adafite nyina Rutarindwa nyine, abiru barateranaga maze bagategeka ko uhawe ubwami yahabwa umubera umubyeyi kugira ngo agire nyina. Nyuma y'uko ibi byose bibaye, Abega bamaze kubona ko umwami Rwabugiri akoze ikosa, bahise bacura umugambi wo gukora kudeta wo gukuraho Rutarindwa nyine. Nibwo yahiritswe bahita bimika Musinga. Umugambi wacuzwe na Kanjogera na basaza bari bo Kabare, Ruhinankiko hamwe n'umuhungu wabo witwaga Rwedegembya. Intambara si iz'ubu cyangwa se ubugambanyi, bagiye mu ngamba maze intambara yo guhika umwami Mibambwe Rutarindwa yatangiye bakuraho ibyegera bye n'abari bamushyigikiye bose nk'Abiru ndetse n'abandi. Gusa ubusanzwe ujya gukuraho ubutegetsi ukoresha inzira nyinshi, ni nayo yakoresheje kuko babanje kugenda bikiza umwe umwe kugeza bakomereje ku bana ba Rwabugiri batemeraga ko Rutarindwa yambuga ubwami. Rwabugiri aha niho bamushinja amakosa yakoze mbere y'uko atanga. Urugamba rwabereye ku rucuncu. Umugambi wa Kanjogera wari ugiye kumupfubana icyo gihe iyo adahita afatirana ingabo z'abatanyagwa zari zivuye mu Budaha, zari zije kuvuna umwami ngo zifashe kunesha iz'umwami Rutarindwa. Kabare yari azwiho ubutwari ku rugamba muri icyo gihe. Mu gihe cy'ingabo za Muramuwe, Rwabugiri byatumye izo ngabo zimwumva cyane, zanga kwiteranya nawe ngo hato zitikura amata mu kanwa. Icyo gihe umwami Rutarindwa Mibambwe wasaga naho intege zishize, abonye ko agiye kuneshwa, niko gufata icyemezo gikomeye cyane maze yiyegereza ibirango by'ubutegetsi harimo n'ingoma Karinga ariyo yakwitwa ibendera ry'ubu. Afata umuryango we maze bitwikira mu nzu aho kwicwa na mukase Kanjogera. Intambara yahise irangira icyo gihe kuko wari ukeneye ngo yicwe yaramaze gupfa cyangwa se gutanga, maze Kanjogera hamwe na Kabare bahise bimika Musinga afata izina rya Yuhi. Iryo nyine ryari izina ry'ubwami. Ku
ku ntsinzi irambye Kanjogera yahise yiyambura ubugabekazi bwa Nyiramibambwe yari afite ku ngoma ya Rutarindwa nyine, maze yambara ubwa Nyirayuhi. Ingoma y'ikinyoma yahise itangaza ko Rutarindwa yari yaribye ingoma abonye se Rwabugiri amaze gutanga, yitwaje ko Musinga yari akiri umwana. Iyi ngoma nyine ya Musinga yabayemo amahano kuko yari akiri muto, maze ategekerwa na nyina Kanjogera ari we nyina hamwe n'aba nyirarume harimo Kabare. Abarokotse intambara yo ku Rucunshu nyine bavuze ko ingoma ya Rwabugiri ari nyine Rwabugiri yahise atanga ingoma Nyiginya. Nyuma y'iyo ntambara ibwami havutse urwikekwe, havuka imitwe ibiri kuko amazimwe n'urwangano nibyo byahawe intebe n'ubwicanyi, maze buvuza ubuhuha abantu barahunga ari benshi. Ibihuha byahawe intebe maze byibasira rubanda, maze baricwa bashinjwa ko batsimbaraye kuri Rutarindwa. Ibi ngo byakorwaga bashaka guhamya ingoma ya Musinga. Icyo gihe Abanyiginya bagiranye ibibazo n'Abega kuko harimo itotezwa rikaze byaherekejwe no guhunga. Indi ngaruka y'intambara yateje mu mateka y'u Rwanda nuko yatumye ibirango by'igihugu bishya. Icyo gihe ibirango by'igihugu bimaze gushya, ibyasimbujwe ibyo birango ntabwo byahawe agaciro na rubanda kuko Abanyarwanda ntabwo bigeze babyemera muri icyo gihe. Impamvu ni uko bavugaga ko ibirango by'ubutegetsi by'u Rwanda byari kuzabaho igihe cyose, umwana w'Umunyarwanda akazabimenya. Kabare we ntabwo ibyo yabikozwaga kuko yavugaga ko ingoma Karinga yari ibaje mu giti, akavuga ko iyo ngoma Karinga ko bagomba kubaza indi, ariko umwana we Musinga akima ingoma. Ugutwika ingoma Karinga aribyo byatumye ingoma ya Musinga na Kanjogera we nyina itaramba. Amateka atubwira ko nabo baciriwe ishyanga ahitwa Moba muri Kongo, ariho umwami Musinga yatangiye ko n'umugogo we watwawe n'Ababiligi. Rwabugiri nk'umwami nk'umubyeyi wa Rutarindwa ntabwo yubashye abiru, bituma umuryango we wicana bitavugwa. Ese umurambo wa Rwabugiri wajyanywe he, cyangwa se bagiye muri Kongo gukora iki? Naho mu kiganiro cy'ubutaha cyangwa se ukana subscribe ukanasharinga ikiganiro cyacu.